Hello traders, niba uri umu beginners cyangwa uri umu trader utazi ibyo urimo cyangwa ubona market isa nkaho ikurenganya winjira buy, market ikajya sell, winjira sell, market ikajya buy, iyi video irakureba kuko izagufasha kuba waba profitable. So rero na mbere ni Manila Forex Academy. Uyu munsi ngiye kubereka amwe mu mabanga cyangwa rimwe mu ibanga aba trader bakoresha price action, even smart money concept ndetse n'izindi strategy rishobora kubafasha kuba profitable cyangwa kuba baba aba trader beza. So mbere na mbere dufite hano diagram, hano tuhafite diagram ya mbere. Nituva kuri diagram ndaza kubereka no muri iyo chart, ariko mbere na mbere reka tubanze dusobanure ino diagram, hanyuma mbere tubone kwinjira muri iyo chart. So tugiye kubanza twanalize ino diagram, hanyuma tumanuke no muri iyo chart turebe koko ibyo dukora none nimba ari byo cyangwa niba twibeshye. So icya mbere, iyo tugiye kwanaliza ku bantu bakoresha price action, even smart money, ariko ngiye ni prefer kuri price action and area 12, ariko uno munsi tugiye kuvuga kuri price action, support and resistance, trend lines, Fibonacci and something like that. So hanyuma mbere na mbere hano dufite chart yacu cyangwa dufite diagram yacu. Rero dufite hano range market, hanyuma range market isoko ryaraje ribreakinga ya range. Murabona ko hano twari dufite range market, isoko riraza ribreakinga ino range market cyangwa ino consolidation, hanyuma ribreakinze ryasize ricrease icyo twakwita nk'ama area of support, hanyuma iri isoko rimena ya resistance. Rero ibi ngibi icyo bivuze ko market iri bearish. Mbibutsa ku batari bareba video z'ubusirize cyangwa zashize, nimba utari wayireba byaba byiza ugiye kuyireba kuko uzabasha gusobanukirwa step by step kugira ngo uzabe profitable traders. So icya mbere nk'uko tubizi kuri price action, even smart money, icya mbere aba ari ugukoresha market structure. Market structure nicyo kintu cya mbere ugomba kwitaho mbere yuko ushushanya ama area of support, ama area of resistance, ama supply, ama demand, ama order block ndetse n'izindi. So rero mbere icya mbere ugomba kubanza kumenya market yawe iri bullish cyangwa iri bearish. So mbere na mbere ubanza kureba market nimba iri bearish. Iyo usanze ari bearish utakinga sell, iyo usanze ari bullish utakinga buy. Bivuze ngo niba ufite bearish biragoye ko watakinga entry ya buy ngo iyo trade ibe ifate take profit cyangwa ibe yawininga. Nimba turi muri buy gufata sell, biragoye ko iyo trade ya sell yawe yawininga. Bivuze ngo icya mbere aba ari market structure. So urugero nko kuri gold, biba bigoye ko waza ukabayingira hano cyangwa ukaza ugaseringira hano. Urugero ukabayingira hano cyangwa ugaseringira hano, icyo gihe uzaba ukoze amakosa. Muri market igenda ikora icyo twakwita nka discount cyangwa pullback cyangwa retracement, biterwa nuko wowe ubyumva, ariko njyewe nkunda kuvuga pullback cyangwa discount. Discount rero ni iki? Ni igihe, urugero tujye mu buzima busanzwe, urabona dufite turi i Kigali, mu mujyi wa Kigali, umuneke wenda ni nk'urugero ugura igiceri cy'ijana, ariko hari ahantu wowe uri umuranguzi cyangwa uri umucuruzi, hanyuma dufite umuneke uri kugura igiceri cy'ijana ku isoko ubu nonaha i Kigali, hanyuma hari n'ahantu umuneke uri kugura
uri kurangura 50. Icyo gihe nurangura wa muneke w'ijana ukajya kuwucuruza 5, kandi aba partner bawe cyangwa abantu muturanye bagenzi bawe bari kugurisha 100, wowe ukawurangura 100 ngo urashaka kugurisha 5, icyo gihe ntabwo uzunguka. Imineke yawe uzayibika mpaka ibure abakiriya, icyo gihe uzaba wahombye. So rero nurindira igiciro cy'imineke kikagabanuka, ariko twakwita nka pullback muri forex trading cyangwa discount, icyo gihe nurindira ya mineke yawe ikagabanuka cyangwa ku isoko ukagabanuka, ukawurangura 50, nawe uzawugurisha 100 kandi uzunguka. Rero ibyo bibaho nko muri forex trading. Urugero nko kuri gold irazamutse, urugero igeze ku 5,000 kuri psychological resistance. Hanyuma niba igeze ku 5,000, hari umu traders cyangwa umu beginners cyangwa umuntu utayimenyere uzahita yinjira ku 50,000. Icyo gihe gold ishobora kuzakora pullback ikagaruka ku 4,500, ikagaruka ku 4,500. Sorry, reka mbishyireho neza. Kugira ngo mbibabwire munabibona. So urugero dufite gold iri kuzamuka igeze ku 5,000. So hanyuma icyo gihe aba traders batazi ibya forex trading cyangwa aba traders baba beginner cyangwa babandi bakunda gupanika bakavuga ati isoko riragiye ntabwo rizagaruka, icyo gihe bazahita bafatira trade hano, bazamuka wenda bajye gutagitinga 6,000. ni urugero 6,000 stop loss baze wenda bayishyire nko ku 4,800, bajye gutagitinga 6,000. Hanyuma market izagaruka hano ku 4,500. Market izagaruka ku 4,500. Hanyuma babandi bafatiye trade ku 5,000 babe baguye loss. Hanyuma babandi bategereje ko igiciro kimanuka cyangwa igiciro kigabanuka ku isoko, bongere bantu bafatemo trade, bo baze gufatamo trade, ahubwo batagitinge bya 5,000. Hanyuma babe bafashe trade nziza kubera patience cyangwa kubera kwihangana. Bivuze ngo rero utazi market structure cyangwa udashaka kugenda na market, icyo gihe ugwa loss. So rero iyi video rero ngiye kukwereka igiye kugufasha kugeraho uzaba profitable trader cyangwa uzaba umutrader wifuza kuba uri we. So icya mbere rero ugomba kugira discipline ya mbere. Abantu bashobora kuvuga discipline ukajya mu buzima busanzwe bavuga ati ntabwo ntukana, ntabwo mvuga nabi, ariko discipline yo muri forex trading itandukanye n'iyo mu buzima busanzwe cyane, nubwo bitandukanye ariko birungikanya. Ntabwo waba uri umuntu ukunda kugira amahane, umujinya mwinshi ngo ukoreshe discipline nabi ngo no muri forex ube washobora kuyimanaging. So rero biragusaba kwitonda market, ukarindira, ukihangana, patience. Always patience wins. So rero reka tugaruke kuri chat yacu, ibyo bya discipline, risk management ndetse na consistency. Nimubishaka murandika comment, hanyuma nzabakorera video yabyo byonyine. So hanyuma reka tugaruke kuri diagram yacu. Dufite ya area of support, hanyuma iba broken, hano igaruka gukoreshwa nka resistance. So bivuze ngo tugiye kubanza kureba structure, turareba hano dufite range market, hanyuma ya market rya soko ryarenze ya range. Ubwo iyo rirenze range rigakuramo iyi low, riba ryatangiye bearish. Hanyuma turaza kumakinga ya area of support yacu yabaye broken. So hanyuma
market yacu yaraje breaking ya area of support, hano yabaye resistance hanyuma iragaruka. Mbibutsa nk'uko nabibabwiye, hano ntabwo tuba tugomba kuba tuhafatira sell entry. Icyo gihe waba ugiye gushaka nk'uhinyuza isoko cyangwa kwinjira wihuse utategereje icyo twakwita nka discount cyangwa pullback cyangwa retracement. Icyo gihe nufata ino trade hano, icyo gihe market izazamuka ikuremo za stop loss yawe kandi ijye muri direction yawe. Rero ikintu cya mbere ukwiye kwihangana no gutegereza market ikaza ikabanza ikamena ya area of support yawe, ikagaruka kwikoresha nka resistance, ukabona kwinjira. Ikindi rero abatrader benshi bakunda gukora amakosa, market ishobora kumena hano, hanyuma hano akahita afatamo trade, hanyuma market igakora icyo twakwita nka fake out. Hano ikaza ikahita igarukira hano, ikayifata stop loss ye, ikagaruka hano ikayikoresha izamuka. Ibyo nabyo bibaho cyane. So rero ikintu cya mbere uba ukwiye gutegereza icyo twakwita retest cyangwa discount, utashatse kwinjira icyo twakwita nka sniper entry. Rero icya mbere ugomba gutegereza ino retracement, hanyuma iyi retracement iramutse igeze hano ikagera kuri ya area of resistance yacu, hano yari support, icyo gihe ugomba gutegereza icyo twakwita nka confirmation entry, ama rejection cyangwa ama engulfing. So rero ibyo ntabwo ari byo byari binzanye cyane, ariko nabyo nagira ngo mbibasobanurire cyane, kuko abatrader benshi ntabwo bazi ukuntu ushobora gukoresha retracement. Bashunga babona market imennye hano kuri iyi resistance cyangwa support, hanyuma akahita yinjira, market ikamukora icyo twakwita nka fake out, hanyuma ikagaruka kuri stop loss ye, ikabona gufata direction. So rero hano tugiye kuvuga, akenshi ndashaka kuvuga ku iyi zone ndetse no ku iyi zone cyane, kubera ko ariyo ikunda gufata abatrader cyane, ikaba iyi ngiyi ibiri safe. So hanyuma ngiye kubasobanurira n'uburyo ushobora gufata iyi ngiyi cyangwa se ntuyifate. So icya mbere hano urabona dufite market yacu yari bearish, hanyuma hano iri bearish, ababaya binjiramo kuri zone, barapushinga. Bamaze gupushinga, abasera bashaka kwisubiza za mbaraga zabo ngo bongere bayobore isoko nk'uko bari bamaze igihe bariyobora hano mu gihe cyashize. Icyo gihe rero abasera bazinjiramo gakeya, ariko kubera ko ababaya bamaze kwinjiramo bafite imbaraga, market izahita izamukana imbaraga cyane, hanyuma ikuremo za stop loss z'abaserazi. Icyo gihe nikuramo zino stop loss z'abaserazi, ababaya nyine urumva bazaba bari muri control, bazaba bafashe control. Rero icyitonderwa hano, murabona tuhafite ya area of resistance, hano ni support, hano ni resistance. Hano tuhafite ya area of resistance hano. Icyo gihe rero hari abatraders bazabona market igeze ku iyi resistance, nk'uko yabikoze hano, bahite bashaka kwinjira muri market direct, cyangwa bashaka guhangana n'ababayers. Twamaze kubona ko hano nubwo hinjiyemo ababayers, nubwo hinjiyemo abasellers, ntabwo abasellers bagize imbaraga, ahubwo ababaya bagomeje gukora icyo twakwita nka control market. Icyo gihe market izaza ntigera kuri ya area of resistance, abasera bavuyemo hano bamwe bapanitse, bazahita bavuga ati apu twari twinjiye muri long press, cyangwa twari twinjiye ahantu hatariho. Icyo gihe bazahita basa nk'abari guhangana na market, bashaka kwite binjiramo hano kuri area of resistance. Nibinjiramo market, kubera ko bazinjiramo ari benshi, kubera n'udufaranga twabo dukeya, hazahita hakora icyo twakwita nka pullback gatoya, hazabaho icyo twakwita nka pullback ntoya, hazaboneka pullback gatoya hano kuri area of resistance, hazabonekamo pullback gatoya. Hanyuma ikintu market
baba baya kubera ko twamajije kubona ko bari control kandi market yacu ukabona ko ya shiftings yatangiye gukora icyo twakwita nka bullish move, yavuye mu ba sellers hinjiyemo aba buyers, ubwo market yatangiye kuzamuka. Ahubwo baba trader baba beginners cyangwa baba trader bapanika badafite discipline bazahita bashaka kwinjira kuri area of resistance. Nibinjiramo ntabwo barebye market structure, bo bariyumvisha ko ibyo market yakoze hano izongera ikabikora hano, kandi wapi, kubera ko market hano yari yakonfirmye ko iri bearish. So bivuze ngo rero nibinjiramo hano market izakoraga pullback kubw'amafaranga yabo makeya, pullback yo igomba kuboneka, hanyuma market ize nigera hano ihite yongera izakora icyo twakwita nka ya discount, izazigabanya igiciro ku buyers. Hari ababaya bazinjiramo hano, hari n'abandi bazategereza ino retracement. So dufite ababaya babiri, hari ababaya bazinjiramo hano bazahita binjiramo hano, hari ababaya bazinjira kuri zone kuri discount, hari n'ababaya bazinjirira ahangaha. So rero aha naho tugiye kuhababwiraho hanyuma tuhite tujya muri real chart. Urabona hano tuhafite pullback ebyiri, urugero hano tuhafite iya mbere, tuhafite n'iya kabiri. Rero nimba uri umutrader ufite discipline, iyi pullback ya mbere iri wrong cyangwa ntago ari nziza kuba wayinjiramo, ahubwo iyi ngiyi niyo iri perfect, kubera ko hano hari igihe abasera binjiramo bagahita bakontorora market, bagahita bamena ya structure bagatangira bearish, ahubwo tukaba twafatira ku iyi option ebyiri. Rero abatrader bafite discipline tuba dufite noza option ebyiri, tuba dufite iya mbere yuko market iri bumene hano ku iyi zone, hanyuma tuba dufite n'iya kabiri yuko market niza igakuramo ino structure hanyuma ikayigarukaho, turi buze gufata entry tugategetinga iyi low. Birumvikana twebwe abatrader bafite successful cyangwa abatrader bose bakoze subscribe ku iyi channel, ntabwo tuba twumva kwinjira ku iyi zone ngo tugiye kuzamuka, ahubwo tuba dukwiriye kwinjira ku iyi zone tuzamuka. Bivuze ngo iyi zone kuyiserengeraho aba ari amakosa cyane, kubera ko ababaya murabona ko baba bamaze gufata control. So hanyuma hano niho haba hari perfect cyangwa haba hafite amahirwe byibura 60% yuko iri soko riba rigiye kuzamuka rikaza gukuramo iyi high cyangwa iyi ndetse n'iyi ngiyi bitewe n'imbaraga market ifite. So hanyuma reka tujye kuri chart hanyuma mbereke noneho ibintu bibaho mu buryo bwa real chart. So icyambere hano dufite ino trade yacu cyangwa rino soko ryacu rya iri soko ryacu rya CAD GPY cyangwa amayapani n'amafaranga y'amadolari yo muri Canada. Dufite chart yacu murabona hano dufite chart yano yari maze igihe iri muri bearish, igenda ikora haya low, haya high, haya low, lower low, lower high, lower low ndetse na lower high. Hanyuma market igeze hano ntabwo yakomeje kumanuka, kubera ko ntabwo yaje ngo imene ino lower low itangiye ikiriyate indi lower high. Bivuze ngo market yacu ubu nonaha ntabwo twamenya icyerekezo irimo, ishobora kuba iri bearish igiye kujya bearish, ishobora no kuba igiye kujya bullish. Rero nk'uko tumaze kubona kuri diagram tuba dufite option ya mbere, tuba dufite na option ebyiri. So rero option hano reka tubanze duce area of support. Hano tuhafite support area, urabona hano tuhafite area of support right here, resistance, hano tukaza kuhagira na resistance nanone. So rero nk'uko twabibonye muri ya diagram, murabona ko hano market yaraje ikora icyo twakwita nka retracement, igaruka gukora pullback kuri ya zone yacu ya resistance. Hanyuma urabona ko market yagiye neza ahangaha ni muri 2 hour time frame.
bivuze ngo ku bantu bafata risk reward ratio 1/3 ino trade yabagendekeye neza, na 1/2 ndetse n'ibice yabagendekeye neza. So hanyuma nk'uko twayibonye kuri ya diagram yacu twari dufite market iri kugenda imanuka, hanyuma iza gukoraho irayigarukaho, hanyuma tuza kugirana ya move ya mbere. Mbibutsa ino move twari tuyifite kuri ya diagram yacu. Hanyuma market yageze kuri ya resistance ariyo nshaka kubereka hano. Market yageze kuri ya resistance hano baba baya basa nk'abacika intege, hinjiramo abasellers benshi, ariko kubera ko structure yacu yari yamaje gukonfirima ko iri bullish. Structure yacu murabona yari yamaje gukonfirima ko iri bullish, yari itangiye kuzamuka igenda ikiriyata amahaya high ndetse n'amahaya low. Bivuze ngo abasellers binjiyemo hano ku iyi zone bagashyira stop loss zabo hano. Murabona ko market yaje iramanuka isa nk'ibashuka, kandi urabona ko yakoze confirmation nziza, ariko kubera ko structure iri bullish bakinjira sell, icyo gihe market ntago yabahereza, ntago yabagirira impuhwe. Urabona ko market yahise ibakuramo, hanyuma irizamukira ibakuramo, isiga ifashe ama stop loss yawo. Rero uburyo bwiza bwo kuba twakinjira ino trade yacu nuko twarindira market ikagaruka kuri ya area of support yacu, hanyuma tugategitinga nk'iyi high, tukaba twafatamo trade isa neza. So hanyuma guys, ni isomo ry'uno munsi nari mbafitiye, nizere ko gibafashije, ndetse nimba ushaka n'andi masomo ushobora kwandika comment, ushobora kwanyandikira, ndetse dufite n'amagroupe yacu muri link muri bio ushobora kurebamo. Hari Telegram, WhatsApp ushobora kwinjiramo, hanyuma ukareba uko twagufasha, ukaza ukatwandikira tukagufasha kuba umutrader uri profitable. So hanyuma niba wakunze ino video, like, comment na share, hanyuma wandike comment y'icyo ushaka gukurikizaho, hanyuma nzagenda ndeba comment zanyu, hanyuma mbone icyo dukwiriye gukora. N'icyakunaniye ushobora kunyandikira inbox ukoresheje izo groupe zacu, ukagenda ukareba admin, hanyuma ukanyandikira. So ndizera ko nidukomezanya gutya ibi tuzagera ku ntego nziza twifuza kugeraho. So murakoze rero, see you next video. I love you, ciao ciao.